cyo ni igiti Imana yaremye igishyiramo imbaraga. Kiramo imbaraga cyane. Ngira ngo akenshi tuvuga indimu ryo ikamurirwa mu mazi, abantu bakayinywa bagahembuka. Nanjye mu bwenge Imana yampaye, nibajije niba atari cya giti Imana yahaye Abisiraheli bageze Imara. Bageze Imara inyota yarabishe, bagenze urugendo rw'iminsi 3. Bahageze inyota yabishe bitotombera Mose ati turanywa iki ko aya mazi asharira. Mose abuze uko abigenza, aho ni mu kuva. Reka twongere tubahe ikaze, twakiriye Dr. Muganga Clement. Umeze ute se? Ndaho ndashima Imana n'ukuri. Meze neza rwose biragaragara. Ariko ndashaka uyu munsi noneho abantu bataza kuvuga ngo rubarerega ukabarerega ntubasubize ibibazo byabo. Uyu munsi ndifuza ko utangira ugasubiza abantu ibibazo bafite. Siko bimeze se? Niko bimeze, murakoze cyane. Ndizera ko witeguye. Nditeguye rwose. Ndizera ko umeze neza rwose kandi n'akazi birimo biragenda. Akazi biragenda, nditeguye nkuko bivuze ko Imana yaranteguye. Ariko mugabo wakubaza, buriya inzoka yarwaye inzoka zo mu nda, twayihuye umuti kugira ngo ikiri izo nzoka. Inzoka yarwaye inzoka zo mu nda? Nuko bitwayimena umutwe. Ayiwe nagira ngo mugira n'umuti uvura inzoka zo. Oyo ni wo muti. Okay, tugwaye ikaze rero, reka noneho uze utubwire kuko ariko rero wenda tutarajya kure, wenda mbabarira mu minota mikeya ufite, mu kanya gato ufite, kuko ndabizi ko ufite akazi kenshi, ufite abarwayi ugomba kwitaho, ufite abantu ugomba kugeraho, ariko ihangane udusobanurire ku kintu bita indimu n'amazi ashyushye, ukuntu nyine byatanga ubuzima ku bantu. Ndagira ngo rwose bidusobanurire mu minota ufite, mbabarire wihangane uyikoreshe ubasobanurire. Hari benshi bagumye babimbaza babonye dogiteri, nta nubwo nkuvugiramo. Urakoze cyane, sinzi idini usengeramo kumanza werekwa, kuko ikiganiro cy'indimu cyo nateguye uyu munsi none uhise ugitangireho rwose ngo ni ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe, ngo nonshi baraza ku ndimu. Cyo ni igiti Imana yaremye igishyiramo imbaraga. Kiramo imbaraga cyane. Ngira ngo akenshi tuvuga indimu ryo ikamurirwa mu mazi, abantu bakayinywa bagahembuka. Nanjye mu bwenge Imana yampaye, nibajije niba atari cya giti Imana yahaye Abisiraheli bageze Imara. Bageze Imara inyota yarabishe, bagenze urugendo rw'iminsi 3. Bahageze inyota yabishe bitotombera Mose ati turanywa iki ko aya mazi asharira. Mose abuze uko abigenza, aho ni mu kuva 15:22 kugeza 26 niho havuga ayo magambo. Mose abuze uko abigenza, Abisiraheli bamumereye nabi ati turanywa iki biragenda gute ko inyota twishe. Mose yarapfukamye asenga Imana imwereka igiti, agishyira muri ayo mazi, baranywa barahembuka kuko uburure n'ubushare bya byamaze kuvamo. Icyo giti rero nanjye narakishakishije ndagiheba pe. Ariko ngeze ku ndimu, nkurikije ukuntu buryo indimu yishyira mu mazi, wamara kwishyira mu mazi y'akazuyazi ukayanywa, sinangombwa ngo y'akazuyazi ni mu gitondo ukibyuka. Ariko muri rusange n'ubundi wagakamure amazi, indimu mu mazi, amazi akabasha kuvamo imyanda, wayanywa ukumva uguwe neza. Akoze bura kwirya yonyine none nabyo ni byiza cyane. Kwirya yonyine turaza kubigira cyangwa se tuzabigeraho. Reka twe kujya ku ruhande kugenda nateguye. Tubigenera ikindi gihe. Tuzagenera ikindi gihe. Ariko mu by'ukuri amazi akamuremo indimu na amazi agira umubiri akamaro. Kuko indimu nawe uzabigerageze use nk'uyikamura mu mazi yatereka ahantu, hari uzasanga imyanda yicaye yagiye uruhande rumwe. Nuvuga ngo nawe rero unywa ayo mazi arimo indimu, ya myanda iracaye ukigakurwa mu mubiri wawe, ugasigara umeze neza. Niba hari twenge tw'umubiri twazibye, ukoresha ayo mazi utwenge tuzazibuka. Noneho yanyweye mu gitondo ari akazuyaze rero, ngo turi ku ndimu yandimu mumaze iminsi mubyibazaho cyane, ngo uti muganga ko yatubitsemo akantu akaba atagashyiraho ngo dusobanurire iby'indimu bimeze gute. Yego rwose. Indimu ni igitangaza, hari n'abo babwira ngo ntuzayikoreshe ngo urwaye igifu. Indimu niba uyirya cyangwa se ukanywa amazi ugatonekara mu gifu, ni uko uri gukora ku ndwara. Ntabwo ari bibi, ahubwo ni uko uri gukora ku ndwara. Ikibyimba iyo umuntu agikozaho uratonekara, ariko aba ari kugira gute? Kukuvura. Nuvuga ngo iyo ndimu nayo rero iri kukuvura. Indimu ikamuriwe mu mazi ntabwo itera ikibazo ku gifu, ahubwo biri kukuvura.
wenda ushobora kuyirya yonyine kubera ko ukirwaye hakaba harimo siliko nyinshi cyane, hakaba harimo gaze nyinshi cyane yangiza cya gifu, wowe ugerageza buryo ki wayikamurira mu mazi nta kibazo kiba kirimo. Reka rero twimbike mu kiganiro. Mu gitondo kare kare ukibyuka, ni umukoro ngiye kuguha wowe unyumva ufite ikibazo mu mara, ufite ikibazo mu gifu, ufite ikibazo mu mubiri wawe. Uwo mukoro nguhaye uwukore byibuze mu kwezi kumwe. Niba ufite ikibazo mu mara yawe, ukaba ufite ikibazo mu gifu, ukaba ufite ikibazo cyo kutituma neza, ukaba umara icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri utituma cyangwa iminsi itatu utituma, nubikora ntibikunde uzavuga ati muganga Clement yarambeshye, ati ntatane na babandi bose njya numva kuri ku mashene agiye atandukanye. Uzabyuka mu gitondo kare kare ukamura indimu ku kiyiko, ucyuzuze ushyire muri amazi y'akazuyaze mu gice cya litiro. Ayo mazi ubikoreshe icyumweru, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ibyumweru bine. Ubwo ni ukwezi kose. Mu buzima bwawe hazagira igihinduka. Noneho kugira ngo bigende neza 100% ushyiramo ka gikukuru gake, tuvuze gakeya, ni nka 1/4 cy'akayiko gatoya gikukuru y'ifu. Iyo itari ifu nawe uragerageza ugakoresha akaringaniye. Ku badamu bakunda kurwara ibiheri ku mubiri, bakunda kurwara ibiheri mu maso, agahinduranya amavuta, uzakoresha uwo muti nkubwiye w'ayo mazi y'akazuyaze akamurema indimu, ubuzima buzahinduka, amavuta yose uzisiga azagufata ku ruhu rwose pe. Kuko indimu iri mu bintu bigerageza kuvura indwara zigiye yaba mu maraso, yaba mu mitsi, yaba no mu mavuta yagiye yihomeka mu mubiri cyangwa se yihomeka mu maraso. Ngira ngo hari ikibazo cy'indimu rwose cyumvikanye. Utacyumva neza azampamagara kuri nimero ikurikira 0788 23 12 87. Yego, ngira ngo hari ikiganiro cyumvikanye. Uzagira ikibazo azampamagare, tuzavugana kandi nta kidashoboka. Murakoze cyane rero, Uwiteka akomeze kubahira muri byose. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri channel ya Muganga Clement. Reka tumushimire, tumubwire tuti Imana imuhe umugisha cyane, kuko ibintu tugezaho ni byiza, ni iby'igiciro, ni iby'umumaro. Nukuri abafite ibibazo bakomeze bandika hasi muri comment. Nizere ko ubutaha n'ubundi uzaza ukatuganiriza, ariko nyine uzanatubwira ku bintu bijyanye n'ukuntu umuntu yaba yarya iyo ndimu yonyine. Ese umuntu abaye yahubona uko yarya nk'indimi 10 ku munsi, si yarushaho kugira ubuzima bwiza? Ibyo nabyo uzabitubwira ubutaha. Naho ubutaha, ariko aho hantu wowe witonze kuba wazirya zitazakwica. Tube turetse. Sawa sawa.